Yes, Nyundo Comedy. Ni wagwa ikaze nanone hano. Yego. Wagusanze ari hirya ahantu harimo habera barimo bazimya. Yego, wari uzamutse mu nzu urimo utwika inzu. Yego, hariya ikiriho byagenze biti. Inkongi y'umuriro niyo yabashe kuba yakataka iriya nyubako yahara hirya kuri amanda ujya Kinyoni. Namwe mutazi ndaje mabereke mu kanya. Urumva haje kuba inkongi y'umuriro nyine byari biteye ubwoba. None se uko wabyumvishe amakuru wahakuye nk'umuntu wageze kare, inkongi y'umuriro yaba yatewe n'iki? Inkongi y'umuriro ikintu nyine cyaba cyayiteye nuko hari umuntu wanywaga itabi, nicyo kintu cyari kirimo, none arangije ajugunya ka gaboro k'itabi, noneho nyine bikabitera ibibazo bitangira kuzamukana nyine n'umuriro. Nta bantu se bashaka kuba bagira ikibazo muri iriya mpanuka y'inkongi y'umuriro yari yibasiye inzu? Yego, abantu bamwe na bamwe nyine bagiye bagira ibibazo, ariko nyine nta wabashe kuba yakitaba Imana. Abagizemo ibibazo cyane babajyanye kwa muganga, nta bindi bibazo byahabaye. Uko se ubibona, yego, ni iki cyakorwa mu rwego rwo kugira ngo abantu bajye birinda nyine inkongi z'imiriro nka ziriya, birinda impanuka zishobora guturuka ku muriro? Ikintu mba mbona cyakogwa nuko bashira nka security buri nyubako zubatse nk'uyu mujyi wa Kigali, kugira ngo babashe kuba bakumira nk'abo bantu banywa amatabi cyangwa babasha kuba bakangiza inzu zacu zikikije umujyi wacu wa Kigali. Yego. Okay, reka tugushimire rero, ubundi dutegurire neza ibyo bintu bidutakazeho turebe byari bimeze bite, byari byifashe bite. Yego, reka nze mbibategurire mbibahe neza kandi ndabizi muraza kubikunda.